hari barumuna bacu, hari bakuru bacu, hari ababyeyi bacu, hari abavandimwe bacu baburiye ubuzima bitewe n'ibiza byabaye ahangaha. Ahantu turi habaye ibiza bimeze gutya, njyewe bisi ubwa mbere mbibonye, sibyo? Urabizi wowe uzi life yanjye, sibyo? Njyewe nagendara muri za Nyabugogo nazirayemo, sibyo? Abantu baba bayenda bizi kandi n'ubu ngubu ntago nyize, sibyo? N'ubu ngubu namanukanye na Kigali protocol, sibyo? Kugira ngo tuze turebe iki ahantu hano byabereye, sibyo? Ni ikiza nyine, ikiza ni ikintu cyaje kitateguje. Mufate ishuri hano ku Nyundo cyangwa mumanuke kuri groupe scolaire Shwemo, mumanuke no kuri ishuri riraha, byibura mugende murebe ngo hari abana biga guhera mu wa mbere kugera mu wa gatatu babuze amakaye y'ishuri. Twaje mu gikorwa cyo gufasha imiryango yagizweho ingaruka n'ibiza. Murabizi mu minsi ishize hari imvura yaguye nyinshi cyane, aho mu miryango imwe n'imwe yitabye Imana, nka Kigali protocol. Kigali protocol murayizi ni groupe, navuga kari groupe ya protocol mu bitaramo mu biro bigiye bitandukanye, yateguye igikorwa cyo kuza gufasha nimwe mu miryango yagize ibibazo kugira ngo ibaganirize, inabahumurize, ariko igere n'ikintu bafasha, kuko burya kuganiriza umuntu cyangwa kumubwira ibintu bisanzwe nta n'ikintu umuhaye, kuko ushobora kumuganiriza wenda ari uburyo wenda hari icyo akeneye. Kigali protocol twaserukanye hano hanga turi kuri Sebeya, kuri Sebeya mwana bucyari inzu zasenyutse, turi kujyanaho umucanga nyine kugira zongere zubakwe nyine batwishyure. None se ubu ngubu ntumukorera ni amafaranga bigenda gute gutya y'umushyiri umucanga, tuvuge nk'aka gafuka kangaka, sibyo? Ubu ngubu ushyizeho kamwe, bubiri, butatu, bune, butanu, babiri bigenda gute? Nyine gutya tuwumujyaniye gutya ku gare ni udufuka 6, araduhereza 2,500. Ubu n'ukura turamuhereza 700, nanjye urasunika boss wanjye aramuhereza 10 cyangwa 3. Ubwo nawe asigarane nk'icyatanu. Ubuzima bumeze gute rero nyuma y'ibiza? Bumeze nabi cyane, abantu barapfuye. Kagari ni Akamuhira, umudugudu ni Gatebe ya mbere. Ni korodari biga gushushanya n'iyindi myuga. Nk'abo uje ukareba ugeze ahantu hitabye Imana abantu benshi, kuko iyo umuntu atweretse hano gutya harimo amateke, bira byari ibigori. Uyu ni umugezi wa Sebeya, n'ubu uravuga mu mutwe kumva kurimo gusakuza cyane, ariko wigeze ubona hari n'umuntu wo muri showbiz wenda ari akantu ugeze akora, wenda ntago mforowinga benshi ku bwawe, wigeze ubona ari umuntu ugira iki action nimwe akora? Manje urakoze kunyakira kuri GB Rwanda. This is my first time ndi hano, ariko ndishimye kuba twaje gutabara abantu bahuye n'ibi biza, cyane ko mbere yuko ubu ndi kuri GB Rwanda, mbere yaho twabanje kuganira n'abantu batubwiye babuze abantu babura ibintu. Iyo umuntu abuze ibintu akabura n'abantu amemta, urumva ko abameze nk'utariho, uri kubyumva. Rero nkuko warumbajije abantu wambajije abantu following muri showbiz, abagerageje kugira icyo bafasha abantu bahuye n'ibi biza. To be honest, ntabo twirirwa uyu munsi twitaka buri gihe kuri social media ngo mfite amamiliyoni nujuje inzu, mfite amamodoka ngana gutya, ariko birababaje ku ibyo byose ufite udashobora gufata 100 byawe ngo uzufashe umuntu wowe ushobora kuburya kandi hari umuntu utarya na rimwe. Ni ikintu kibabaje. Twirirwa tuvuga, ndabavuga ntabwo ninya kubavuga, twirirwa tuvuga ba Coach Gaye ni abantu bigaragara bari stable financially. No, ntago bari stable, bo bivugira ko bari stable, bo warakubwira ngo ufite ngo miliyari. Yego kaya nawe ngwino rwose tuganire. Yego hano turi kuganira, nta muntu dushaka gukomeretsa cyangwa gukomeretsa, ariko turavuga ibintu biriho.
niba uri umuntu ufite amafaranga birabaje kuba abantu bari kurira hano, twabonye abana bari kurira hano kubera inzara. hari umwana duhuye arambwira ngo wampaye basengurira ikintu ushaka, mvuye ku ishuri ariko mfite inzara. ako kantu ndakabonye ndamubwira okay sawa tujye ku ruhande, ndamuha n'abandi benshi bahita baza ndavuga ati ntarebe mugende mujye gusangira. Kaye ikintu twari turi kuganiraho, wowe ukunda gukora cyane muri politiki cyane, navuga ko twebwe tubyita politiki, tubyita politiki mutwihanganire, inkuru za leta muri make, sibyo twe tuba mu myidagaduro. Si igisabo gikomeye ku myidagaduro nyarwanda. ubundi bwo hari ikintu navuga, ibintu igihugu cyacu cyahuye nabyo ntabwo twahuye n'ibibazo ngo bya runaka na runaka. Ibyahuye mbese ibiza byaguririye igihugu cyacu ntabwo byaje bireba runaka, byarebye umuryango nyarwanda. ariko biratangaje kubona ngo ibyo twahuye nabyo hari abantu bameze nk'aho bitabareba. icyo wari umbwiye ntabwo ari igisebo, kuko hari bamwe mu bari muri iyo myidagaduro nk'uko wari ubimbwiyeho barwanye bakavuga ngo reka tugende turebe ukuntu turwana n'ibyo bintu uku n'uku, ariko ntabwo biri uko byakagombye kumera. uyu murenge nako uyu mugezi niwo wateje ikibazo, niwo navuga ko wateje ikibazo Sebeye. ariko kano kanya abantu bo mu myidagaduro hari icyasha, hari kutita ku bintu bakoze cyangwa n'ubukene buri mu basitari. Ntabwo ngiye kujya kwa Shanpi buretse gato, bamwe muri bo buretse tuganire. Uyu ni umwanya hano turi, ntabwo twaje mu gutembera, s'il vous plaît. umuntu ukurikiye GB Rwanda hano ntabwo twaje kwishima, oya hano ntabwo twaje gufasha, twaje gutembera no kureba no gufasha. ariko tukibaza ngo nuza turimo industry turimo, ibyo dusaba leta tuvuga ngo leta idufashe. urasaba ibyo udafite wowe ubwawe, urasaba urinde nimba buretse hari ibintu muhoramo. ntabwo naje muri debate rero. buretse mereye ngewe impamvu ngiye kuvuga ibyo cyane paragaruka, mereye yuko mbwiye ngo Johnson hari inkuru uhoramo zihoramo, ariko ngewe ntago igitangazamakuru cyacu umuseke ntago dufata inkuru ngo runaka, dukora inkuru zose zigiye zitandukanye ubuzima bwose, kandi tukagaruka ku nkuru zifitiye akamaro abanyagihugu, sibyo? ni ukuvuga ngo biteye agahinda kubona abantu bo mu myidagaduro bamwe bagakwiriye no kugira influence mu gufasha by'umwihariko abantu bahuye n'ibiza ahangaha. Bamwe baradamaraye, barimo barabifata nk'ibintu byarabaye nyine byarabaye, ahubwo bamwe bakajya guhanganira, ntibaduhaye imodoka, byabaye ibibazo ibi n'ibi, habaye amatika ya naya, indirimbo iyi n'iyi ntabwo yagize views izi n'izi, s'il vous plaît, ngo bashishuye ngo byangiza ibi n'ibi, ngo Neri Ngabo ngo yakoze ngo ibiki n'ibi, ariko ngo yakozemo indirimbo z'abandi. S'il vous plaît, hari abanyarwanda bababaye, hari abanyarwanda babakunda kandi babakeneye, babakunze, babagize abo muri bo, kano kanya babakeneye mu bihe bikomeye. Hano hantu turi urabona uyu mugezi urimo ubona, iriya shuri riri hakurya hariya ryarasambutse, ubuzima abana barimo bariga. ubu hano haruguru ahantu tujya kuzamuka, abana ntabwo barimo bajya ku ishuri, babashyize ahantu hamwe. Hari ahantu bashyize abantu, ubuzima bumeze nabi, abantu babuze ababo, ariko hari abantu barimo bavuga ngo turi mu maraha. S'il vous plaît, bariya abantu bakugize uwo uri wo, by'umwihariko abantu bari mu myidagaduro. Imyidagaduro ntabwo ari abahanzi, imyidagaduro ni abakora za sinema, abanyamakuru, areba iki. turashimira Kigali protocol, of course. kuki bagize justement, urumva bagize initiative aravuga ngo reka tujye gusura bariya bantu tubegere, ariko hari abantu barimo bumva ko hari abantu bigenewe. Biri bintu ntabwo bigenewe leta,
ntabwo bigenewe imiryango nterankunga bikenewe buri gihe muntu uwo ari we wese. tubona ibiza nk'ibi ngibi byabaye tukagira ngo wenda ni ibya leta gusa harimo n'aba mu miryango yacu kurekonesa ibyo abafana bacu badukoreye ni ugufasha imiryango yasigaye aka kanya. Mu myidagaduro harimo abantu benshi bafite amafaranga, harimo abantu benshi bafite ubushobozi. Ushobora gufata 200,000 ukaza ukaremera ugahindura 200,000 uyu munsi byahindura ubuzima umuntu wasigaye hano. hari abana babuze, hari abana amakaye yaragiye y'abana. Uyu munsi abantu babaga mu nzu zabo bari kuba mu mashuri, ntabwo bari mu myidagaduro, aho bigiraga bari kuhaba. bari mu myidagaduro. Muri abantu bakomeye, muri abantu rwose b'ibitangaza. Turabinginze basi mufate ishuri hano ku Nyundo, cyangwa mumanuke kuri groupe scolaire Shwemo, mumanuke no kuri ishuri riraha. Byibura mugende murebe ngo hari abana biga guhera mu wa mbere kugera mu wa gatatu babuze amakaye y'ishuri. Ikintu cya mbere nabonye hano, ahantu abantu benshi turabizi His Excellency yaje hano, sibyo? Kandi His Excellency ni umuntu dufatiraho urugero twese, sibyo? Ni umunyakubaha dufatiraho urugero twese. Ntabwo rero twagafasha ibintu, sibyo? Hari ibintu uriya muvandimwe yakomeje avuga, sibyo? Abantu benshi bayifashe nka business showbiz, kandi business na showbiz ni ikintu kigomba gukura abantu bari hasi bakavugirwa bakagera ku rundi rwego mpuzamahanga cyangwa se no mu Rwanda hose bakabimenya, sibyo? Ahantu turi habaye ibiza bimeze gutya, njye bisi ubwa mbere mbibonye, sibyo? Urabizi wowe uzi life yanjye, sibyo? Njyewe nagendara muri za Nyabugogo nazirayemo, sibyo? Abantu baba bayenda bizi, kandi n'ubu ngubu nago nyize, sibyo? N'ubu ngubu namanukanye na Kigali protocol, sibyo? Kugira ngo tuze turebe iki ahantu hano byabereye, sibyo? Ibintu nk'ibi byabaye kugira ngo tuze tunarebe tubavugire cyangwa se nicyo dufashe tugisangire, sibyo? Gusa njye ikintu navuga, abantu bose bahuye n'ibiza turabihanganishije, sibyo? Kandi turi kumwe nabo, icyo dufite muri Kigali cyangwa se n'ahandi nyuma ya Kigali tuzagisangira. Ngenda basabye mwihangane. Ntago nakwishima 100%. Hari inshuti zanjye zirari naho tugiye zirahari, ziri mu mahema zimaze kugeza ibyo zigezaho, zubatse amazu akagenda. So for now ntago ngiye hano for having fun. No, hari icyo nje gukora. Naje nk'umunyamakuru, nk'umuntu umwe mu myidagaduro, nazanywe na company imwe yampamagaye Kigali protocol. Ariko none ahangaha guys, uyu mugezi ngufite amateka, ngiye ngufite amateka ku myaka ngiye nsanzwe nkuzi mu myaka yanjye mikeya cyane. Usanzwe usa gutya n'ubundi Nyabarongo rero nabaye mweru se uzambwira umunsi wabonye Nyabarongo yabaye mweru n'undi sebe isanzwe sebe yani gutya. Ariko ngiye mu myaka nyizimo ntago yari erarje gutya, ntago mu myaka yawe mike ufite. So ubwa mbere bino biza bibaye cyangwa ntago ubwa mbere? Igiti kimwe nacyambukagaho kubera ubwoba, navuga ni nsigara baranyica cyangwa ababyeyi banjye babica. Ubwo yari mama na bashiki banjye. Iyi sebeya yongeye kuntungura bwa inkozo irankorogoshe mu mutwe. Hari benshi nabona baga ntazi, nari umwana muto, nari mfite imyaka 15 cyangwa 14. Nkabona umuntu agiye gutya nkavuga ati okay, nkabona ni nka swimming pool. Tubyita swimming pool, cyo yago twege twabitaga piscine ko twakoreshaga igifaransa. Nari ntaramenya ngo umuntu wapfuye bimeze gute, wapfuye ameze gute. Ariko ubu none ahangaha naganire n'abana batoye, ni ikintu kimwe tugomba kwigiraho. Benshi sebeya tuyigireho, nawe twiga kuri sebeya, twiye ku mateka yacu. Sebeya nicyo kintu kiza cya kabiri gitwaye abantu benshi mu gihe gito. No, nta nubwo ari igihe gitoya, ni iminota mike cyane. Ijoro rimwe gitwara abantu 130. Mu gihe jenoside yatwaye ababyeyi bacu n'inshuti zacu mu minsi 100. Ko cyari ikintu cyapanzwe. Iki ntago ari ikintu cyapanzwe. So hari ikintu kimwe n'iki ntago wagihagarika. Ariko ubu none ahangaye ikintu nasaba ni kimwe. Guys, my best friends, abanyamakuru abatabashije kuza, dukora mu bisata bitandukanye, ntago twese duhura. Kigali mu abanyamakuru tubona amahugurwa buri munsi muri Beneri hehe na hehe. Duhurize ku kintu kimwe. Twe umuntu umwe. Yaravuze ngo abantu bagezeyo. Akivuga abantu bagezeyo uhita wakitinganye nk'umuntu ugiye abantu bagezeyo turi kumuvinga pro, turi kumuvinga kuko bari kugenda tugende gutya. Tugende reba gutya ndabagenda nk'utungira nawe usa ntarira. Abantu bagezeyo ni bande?
sinzi njye showbiz ni bande buretse hari ikintu abantu baba mu myidagaduro y'u Rwanda mu myidagaduro mu Rwanda nshaka kubabwira ngo ibibazo twahuye nabyo ibyo mwagizemo byose right now mubishyire ku ruhande muze turebe ngo hari barumuna bacu hari bakuru bacu hari ababyeyi bacu hari abavandimwe bacu baburiye ubuzima bitewe n'ibiza byabaye ahangaha ni ibintu byabaye bitateguwe kandi bari abantu bose bari abakunzi bacu abasigaye ni abakunzi banyu mushyire hamwe mubafashe mureke kujya kwicara hariya sibyo mureke kujya kwicara hariya muze mubafashe barabakeneye ntabwo bakeneye ngo mubahereze amafaranga banabakeneye kugira muze munaganire banabakeneye muze mukore n'icyo gitaramo cyo kubahumuriza my friend kano kanya turimo turabona ibitaramo biragenda biba ngo hirya iyo ngo mu tubari ngo muri za bar nahe hose ni byiza ariko kano kanya dukeneye tubone igitaramo kiri bubere i Rubavu kiri bubere urugero big man dukeneye tubone igitaramo kano kanya kiri bubere muri stade Umuganda igitaramo kiri buze ari igitaramo kiri buze guhumuriza ba banyarwanda